yaratwandikiye part 1. Yagize ati ndi umumama w'abana 2 gusa pe byancanze bikomeye mumfashe mungira inama. Nashakanye n'umugabo mfite umwana nari narabyariye iwacu, tubana nawe afite undi yabyaye ku mugore we, baratandukanye ariko mu kubana ntawahutaje undi kuko twese twarabyumvikanye tunemeranya kubazana tukabarera bose uko ari 2. Nyuma tumaranye imyaka 2 natangiye kubona umugabo ahinduka akajya ntotereza umwana cyane, akamukubita bya hato na hato bikambabaza ariko nkatuza. Byaje gukomeza bigeraho akazajya ambwirira amagambo mabi imbere y'abana, kandi akenshi akajya nyibutsa ko umwana we atari nje wamubyaye n'abana bumva. Kandi pe wabonaga abana babana neza nk'abavandimwe nta kibazo. None ubu byarahindutse, nta kirara no mu rugo, namubaza uko ibintu byifashe, ubwo tukaba dutangiye guserera, akambwira amagambo menshi yo kunsebya no kunsesereza bikambabaza cyane, kandi ntazi icyo nzira, kugeza nubwo asigaye amara iminsi 4 atarara mu rugo. Nyamara ku manywa akaba hari, byagera ku mugoroba akagenda akagaruka mu gitondo cy'umunsi ukurikiyeho. Mungira inama mbigenze nte? Twandikire muri comment ugira uyu muntu inama. Nawe niba ufite ikintu twakugiraho inama, ushobora kwandika inbox cyangwa ukanyandikira kuri WhatsApp kuri iyo nimero iri aho ngaho, ubundi abakunzi bacu bakakugira inama. Murakoze cyane.